muraho neza mwese nkuko bivuze ni abenshi bita Major Robert. Murakoze cyane. Ubuzima bwawe turabona urimo kubumba amatafari n'uyu musore, nibwo buzima ukora? Urayagurisha cyangwa tubwire? Nago ngurisha amatafari. Aha Musanze murabona ko iriya nzu mureba niyo nahawe na fund umwe singiye kumuvuga hano muri iki gihugu mu rwego kugira ngo mbeho ko yari ya data arayimpama n'ibyangombwa byayo, ariko ni icyumba kimwe na salo. Sanga umuryango ufite uyu mureba nagwa Ronald Kabera Muvunyi, nagwa ari umugabo cyangwa umusore undi n'umwana wanjye ndyara n'imfura yanjye yitwa Ronald. Nibo tubana n'umugore n'abandi bana bakuru be barahari bashikibe. Ubwo tukaba dufite umurimo dukora, nagwa ari umurimo uba mu mwuga. Namwe muna ifite hano just muto akora umurimo kugira ngo mbashe gutera amatafari ndeko nakongera ku nzu ibyumba nka bibiri abana banjye bazabamo, ariko kugeza ubu ngubu nta bundi bushobozi nabonye nta kindi nakora. Kwiyambaza abantu b'inshuti biragoranye, umuntu akagufasha mbere akagufasha kwa kabiri kwa gatatu usanga ari ikibazo gikomeye. So twahisemo kugira ngo negeranye amatafari ndebe wenda no wagufasha yagufasha wenda hari ikintu wagize. Ako kazi ni gatoya nabwo turageracyanje n'umuryango kuko mukabona ndibuze kabagezaho mukareba wenda neza. Murakoze cyane. Urabona waba ahantu hamwe ko twari tuzi ko uba ahantu uhora wimuka buri kanya. Mu by'ukuri kwimuka byo nuko byari bikwiriye, ariko naho nabonye nta mwisho. Nkumva uko bizagenda kose nagera icyo nasigira umuryango wanjye, nasigira abana banjye address hano bagomba kuba ndamutse ngize n'ibyago kuri iyi